Tando yasika Yesu, tando yasika, 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 tando yasika Yesu, tando yasika. Haleluya, haleluya. Mahoro ya Yesu bene data. Yesu ashimwe cyane. Ni Pasiteri Marie Therese ngarutse kuvuga Imana. Hari impamvu tuvuga Imana, nuko kuvuga Imana bitadukoza isoni. Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Imana yaturemye kandi Imana itubeshejeho na bugingo n'ubu ngubu. Imana ihambaye, Imana ikora ibikomeye, Imana ihagarara mu itangiriro ry'umuntu ikageza mu iherezo rye. Izina ry'Imana yacu rishimwe cyane. Tuzi aho yadukuye, niyo mpamvu natwe twiyemeje kuvuga ibyayo, ndetse twiyemeje kuyubaha, twiyemeje kuyikorera mu gihe cyiza no mu gihe kibi. Reka dufashwe n'ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwandikiwe Abaroma. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro, bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Amategeko ataratangwa, icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga uwajyaga kuza. Ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Imana yacu
ihabwe icyubahiro cyane. Ijambo nyamukuru riravuga ngo gutsindishirizwa n'ubuntu kubw'amaraso ya Kristo. Imana yacu itugirire neza cyane. Haleluya. Umunsi umwe, ijoro rimwe, mu isi mu burasirazuba bwayo havutse uruhinja rudasanzwe, uruhinja rwavukanye ubutware, uruhinja rwavukanye gukomera, uruhinja rwavukanye ubumana, uruhinja rwavukanye ubutware. Ni uruhinja rwahindishije isi imishyitsi ngo abanyabwenge b'iburasirazuba baza kurukeza no kururamya ngo barutura amaturo meza cyane, ariko abandi bahinda umushyitsi bagira ngo ruje kubasimbura. Ni uruhinja rero rwavugishije abenshi, kandi ni uruhinja rwatumye impinja nyinshi zikurwa mu isi. Imana yacu itugirire neza. Uwo munsi umugambi wo gucungura umwana w'umuntu urasohora, nk'uko byari byaravuzwe n'umuhanuzi Yesaya uhereye mu bice bye 7. Yari yaravuze kuri urwo ruhinja, avuga uko ruzaza rumeze, avuga n'impamvu yo kuza kwe, yewe no mu gice cya 11 yagezeyo akivuga ibiranga urwo ruhinja. Nyamara abari bakwiriye kumenya ibirango by'uruhinja ngo niruvuka bazamenye urwo ari rwo, ntabwo bari maso, ahubwo bari basinziriye. Ntabwo bamenye ibyabaye igihe urwo ruhinja rwinjiraga mu isi. Rwakiriwe n'abashumba baragira amatungo. Abari bari maso batangiye gusogongera ku buntu bw'Imana duheshwa na Yesu Kristo. Barimo umusaza Simiyoni, barimo na Ana, ngo babaga mu rusengero iminsi yose bategereje agakiza k'Imana. Baramubonye ndetse babivugira mu rusengero, abatambyi n'abanditsi bari aho ngaho, ariko amatwi yabo yari yarapfuye. Ntiyumvaga ibyiza, ntiyumvaga ibyo gukiranuka, ntiyumvaga iby'umugambi wo gucungura umwana w'umuntu. Imana yacu iduhe kumenya ibihe duhagararamo uko bwije n'uko bukeye. Mu gihe cyose Yesu yamaze mu isi, yari arimo kugirira neza abantu, akiza abarwayi, azura abapfuye, agaburira abashonje, ayigisha ijambo ry'Imana, amenyesha abantu ubutumwa bwiza, yigisha abantu ko bakwiriye kwitwara, yigisha abantu ko bakwiye kwizera, kugeza ku munsi yikoreye umusaraba we ubwe ari bubambweho. Baramujyana bamugeza i Nyabihanga, bamubamba hagati y'isi n'ijuru, kandi ari umwami w'abami. Pilato yanditse ku musaraba ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Ubwami bw'Imana butangira ku musaraba wanditsweho na Pilato, ari ryo bendera ryo kwizera. Ibendera ry'abizera rirazamurwa, ryanditseho n'umwami waryo, ryanditseho ikirango cye. Ikirango cy'uwo musaraba ari amaraso ye. Imana ishimwe cyane. Yahoraga ababwira ngo dore ubwami bw'Imana buregereje, ariko ntibumve icyo ashatse kuvuga. Kristo ari ku musaraba, abantu yiremeye we ubwe, nabo yagiriye neza batangira kumutuka no kumukoba no kumucira mu maso ngo niyikize, yakijije abandi ngo noneho bamwemere. Ariko bakiri muri ibyo, isi yose yiyumvise ibitonyanga by'amaraso ya Kristo, isi iratitira ihinda umushyitsi. Izuba ribonye ko umwami waryo wariremye
agiye ku musaraba ritinya kumurika, riravuga riti ntabwo namurika umwami wanjye ari ku musaraba, abana b'abantu bamwambitse ubusa, ritinya kwaka, rizimya urumuri rwarwo kugira ngo abana b'abantu be gukomeza gusuzugura umwami. Ngo habubwira kabiri ngo ni igishyitsi gikomeye, ngo abantu bariruka, abahasigaye n'inkoramutima za Kristo ndetse n'abasirikare bari bashinzwe kumurinda. Ariko mu gihe cyo gutanga kwe ngo ibimenyetso n'ibitangaza byahakorewe byatumye umusirikare mukuru wari uhahagaze avuga ngo uyu yari umwana w'Imana koko, ndabyemeye. Aca bugufi. Ndatekereza ko uyu yabaye uwa mbere mu bizeye Kristo kubw'impano nziza y'amaraso yarameneye ku musaraba. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwa icyubahiro cyane. Uwo munsi ijambo ry'Imana rivuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo, riratangira rirakora. Indirimbo 249 iravuga ngo nitegereje umusaraba, ngo Yesu yadupfiriyeho, ngo nkubonye ndawutakambira ngo ambabarire, ngo Yesu umwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, ngo yanyogesheje amaraso ye, ngo Yesu ahimbazwe. Haleluya! Nitegereje umusaraba, bitegereje umusaraba, bawurebyeho bavirwa n'umucyo. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Kwizera kwinjira muri we, kwinjira muri bo kuko umucyo ugeze muri bo. Izina ry'Imana rikomere, risakare, ryubahwe, ryamamare mu isi ndetse no mu ijuru. Haleluya! Umuririmbyi wa 204 araririmba ngo dore ibendera ya Yesu ngo riramanitswe, ngo nguyu araje ahuruye atyo ngo atabara be, ati yemwe yemwe ndaje nimukomere, ngo ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Ibendera rya Yesu Kristo. Yesu ari ku musaraba, yitegereza iburyo, yitegereza ibumoso, yitegereza hepfo no haruguru, yireherezaho amahanga. Amaze gutanga aramanuka ajya ikuzimu, arwana na Satani. Ubwami bwo mu ijuru, ubwami bwo mu isi, ubwami bw'ikuzimu bwose arabufata. Ngo arwana na Satani, amwambura ifunguzo, ngo akingura ibituro by'abera. Haleluya! Ubuntu bw'Imana buramanuka bugera n'ikuzimu. Abera bari bamaze igihe bakingiraniwe mu bituro, Satani yarabakingiranye, imfunguzo yarazimiramije, Kristo arazimwaka, arabakingurira. Ngo icyo gihe baboneka i Yerusalemu barimo batembera baririmba haleluya. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Abo ngabo ntabwo bongeye gusubira mu bituro, ahubwo Kristo yabajyanye aho yabateguriye. Imana yacu ishimwe. Ubuntu bw'Imana, bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Haleluya! Ubuntu bw'Imana, bamurebyeho bavirwa n'umucyo ubw'amaraso ye. Imana ishimwe. Amaze kuzuka, haleluya, ngo inkuru yavuzwe n'abasirikare bari barinze igituro, bavuga uko byagenze, uko yazutse. Ariko ngo abatambyi n'abanditsi baravuga bati hoya ntimubivuge, ngo babagurira ibiguzi byinshi by'amafaranga, bati iyo nkuru ntimuyivuge, ntabwo twakira Abayuda. Kubw'impano nziza y'ubuntu, ndahamya ko bamwe muri bariya basirikare harimo abakijijwe, batsindishirijwe no kwizera ibyo babonye, baratsindishirizwa no kwizera kandi bibonera n'amafaranga y'ibiguzi. Ariko ngo inkuru bakomeza kuyamamaza kuko n'ubundi aho bari banyuze bari bayivuze, kandi mu mitima yabo aho bageraga barayivugaga. Bagera iwabo mu ngo zabo bakayivuga, bagera mu miryango yabo bakabivuga. Atacyakoze twabonye umugabo witwa Kristo, uwo mugabo ntakwasa, uwo mugabo ni intwari, uwo mugabo twaramubonye,
tubona marayika amanuka aza birindura igitare, nuko twebwe duhinda umushyitsi turiruka, ariko uwo nguko twamubonye wamwizera yabona n'ibindi kuko twabonye amafaranga, ariko reka no kumwizera tumwizere. Ndahamya ko hari abamwizeye benshi uhereye uwo munsi bakavuga bati twamwiboneye, ariko muceceke, batubujije kubisakaza. None se ko bari bababujije byageze hanze gute? Kubwo kwizera n'impano y'ubuntu bashobora kuba barakiriye bariya bantu, byatumye badaceceka. Baravugaga ariko bakamama bati nyamuneka ntimubivuge, ariko nuko byagenze. Bene nyina ba Yesu barimo Yakobo na Yuda ngo bahoraga batuka Yesu, kamubwira ngo urashaka kumenyekana, ushaka kwimenyekanisha, ngaho genda bakumenye, ngaho genda, ndetse bagera naho bashaka kuvuga ngo yarasaze. Igihe kimwe ngo bajya kumushaka ngo kugira ngo bamugarure mu rugo, barayobewe uko bimeze, bamusuzugura cyane, ariko bitegereje umusaraba, barebye uburyo Yesu yazutse, barebye imbaraga zibaye aho ngaho i Yerusalemu, nuko bavirwa n'umucyo. Haleluya! Bitegereje amaraso Kristo yamennye, bitegereje uburyo yemeye kujya kuri uriya musaraba, bavirwa n'umucyo witangaza mu mitima. Umucyo witangaza urahinguranya, ubaga, utandukanya imisokoro, utandukanya amagufa, utandukanya ibyo bibwiraga mu mutima. Ubugingo bugerwamo n'umucyo. Barangije baravuga bati Kristo turakwizeye, twabanye turi abavandimwe, ntago twigeze tukumenya, ariko uyu munsi turakumenye. Niyo mpamvu bafashe ikaramu barandika ku bwa Kristo. Haleluya! Iyo turebye ku musaraba tuvirwa n'umucyo. Impano nziza y'ubuntu ya Kristo ijya yinjira mu mitima abantu, ikabashigisha, ikongera ikabashigisha, ikongera ikabashigisha, barangiza tukizera. Haleluya! Ndi kumva biryoshye, ngo biraryoshye cyane, ngo biruta ngo n'ubuki. Haleluya! Batangira kutagundira noneho iby'ubuzima bwabo no kubaho. Niyo mpamvu ku murongo wa 3 hatubwira ngo ariko si ibyo byonyine, ngo ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro, ngo bene ibyo byiringiro ntibidukoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Haleluya! Barakubitwa ariko baravuga bati mudukubite, ariko ntago turekura Kristo twamenye, ntago turekura iyi impano y'ubuntu. Haleluya! Kuko ari yidutsindishiriza. Twamaze kwizera, byararangiye, ntituzamurekura Kristo. Haleluya! Ndetse bamwe baravuga bati n'ubundi gupfa tuzapfa, ariko dupfanye iyi impano, twapfana nawe, tukazukana nawe nk'uko yazutse, hanyuma tukazabana nawe iteka, nk'uko twabonye akingura ibituro by'abera akabajyana, natwe yatujyana. Ariko nitugundira ubuzima tuzabubura, kandi tubure n'ubuntu twahawe. Barakavuga rero bati turafata Kristo. Haleluya! Kuko yabanje kugira icyo adufatira. Pawulo we ati kubwo kuronka Kristo, ibyanjye nabibonye nk'amase, ndetse nabibonye nk'ibibambwe, kandi nabyo iyo bindebye bimbona ameze nk'ubambwe. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma uru rwandiko. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwazamutse, Pawulo arabujyana, bugera ku bapagani, bugera ku banyamahanga, burazamuka bugera Ruguzamburu. Barebye ku buntu bw'Imana bavirwa n'umucyo, burazamuka bugera muri Suwede. Barebye ku buntu bw'Imana bavirwa n'umucyo,
bararirimba ngo njye ndi umukristo, indirimbo y'108, Imana yacu ishimwe cyane, haleluya. Indirimbo y'108 ngo njye ndi umukristo, nzahora ndiwe, ngo mu bintu byose ngeze ku gupfa, ngo naho igihugu cyose cyanseka, ngo njye ndi umukristo wo mu mutima, ngo kuri ubu nsigaye nkunda Kristo, ngo icyatumye apfa yazize njyewe, ngo nabuzwa n'iki kujya mukunda, haleluya. Yewe Abanyesuwedi icyo gihe bavirwa n'umucyo, umucyo witangaza, ijambo ry'Imana ribabera indangagaciro na bugingo n'ubu. Ariko nimwongere musubire ku buntu mwahozeho, mwongere musenge Imana, nimwongere murebe ku musaraba, mwongere muvirwe n'umucyo. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Nimwongere muririmbe ibihimbano by'umwuka, nimwongere muririmbe ko muri abakristo, nimwongere Kristo mumwongeze. Rigeze i Burundi bati ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi, ngo byavuye se kuki? Ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yambohoye, haleluya. Indirimbo y'105 mu ndirimbo zo gushimisha. Izina ry'Uwiteka rishimwe, haleluya. Nimwongere musogongere kuri ubwo buntu, nimwongere mugaruke kuri ubwo buntu. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu ihabwe ikuzo, haleluya, haleluya. Ubuntu bw'Imana bugeze mu Rwanda, bitegereje umusaraba bavirwa n'umucyo, bati iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Ndashima umusaraba, ndashima yava nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Indirimbo ya 424, haleluya, haleluya. Bahishurirwa urwandiko umuntu abonera ku musaraba, ngo ku musaraba mwiza, igitero cya 5, ngo niho umuntu abonera urwandiko rw'inzira rutari urw'itorero. Yemwe, haleluya, haleluya. Abantu benshi bajya bishingikiriza ku matorero, bakavuga ngo itorero ryanjye niryo rikizwa, ariko nta torero rikizwa, hakizwa abantu bo muri ryo. Iryo torero rero ntabwo idini ari ryo rizaguha urwandiko rwo kujya mu ijuru, yewe, ahubwo urwandiko uruhabwa na Kristo, haleluya. Iyo urebye ku musaraba ukavirwa n'umucyo, ku musaraba niho ukura urwo rwandiko, haleluya. Ngo urwandiko rutari urw'itorero, haleluya. Imana ishimwe. Ngo umugabo nta bwenge ngo yagiye nta rwandiko, ngo agira ngo azinjira nk'uko abandi binjira. Ye nugenda nta rwandiko ntabwo uzagerayo, ntabwo uzinjira. Abanyarwanda bahishuriwe urwandiko, haleluya, kuko baviriwe n'umucyo. Winjira mu mitima, winjira mu misokoro, uhinguranya ubugingo, utandukanya umubiri n'ubugingo, haleluya. Bahishurirwa urwandiko ruva ku musaraba. Imana ishimwe. Yemwe abishingikirije ku madini, ntawe idini rizajyana mu ijuru, ahubwo iyandikishe kubw'ubuntu ubw'amaraso Kristo yaviriye ku musaraba. Iyandikishe nonaha. Ubuntu bw'Imana buracyahari, ubuntu bw'Imana burasaze rwose. Imana ishimwe. Imana iracyateze amaboko kugira ngo idutsindishirize. Nuyizera, ninyizera, ndatsindishirizwa. Imana ishimwe. Tureke kwishingikiriza kwirirwa tubyina, turirimba, tukagira ngo ibyo birahagije. Oya, ku musaraba tumbirayo. Iby'isi bizashira, ariko impano y'ubuntu twahawe na Kristo ntabwo izarangira. Imana ishimwe. Pawulo yandikira Abaroma ati yemwe Baroma, nk'uko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe, icyo cyaha kigatera urupfu kubw'umuntu umwe, ni nako impano y'ubuntu bw'Imana itagira aho ihurira n'igicumuro, ngo kubera ko icyo gicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, ariko impano y'ubuntu bw'Imana
y'umuntu umwe ari we Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi, bituma uyu munsi tutakigengwa n'urupfu rw'iteka, ahubwo dutsindishirizwa tugatandukanwa narwo, tukinjira mu buntu bw'Imana kubw'impano ikomeye cyane ari we Kristo. Kristo ageze i Bugande, bamurebyeho bavirwa n'umucyo, bararirimba ngo iyaba mfite amababa, ngo mba ngurutse nkagerayo, ngo nkaba i Siyoni iteka. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Kristo rero yakoze umurimo we, yadushikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera. Aragira ngo ukomeze wizere, ubu buntu wibupfusha ubusa, twabihawe kubw'ubuntu, si kubw'ikindi. Ntabwo ni impano y'ubuntu ngo kugira ngo hatagira uwirata. Twabihawe kubw'ubuntu bw'Imana, kubw'imbabazi z'Imana. Twaratsindishirijwe, dutsindishirizwa no kwizera, nta kiguzi tubitanzeho. None uyu munsi ni iki gitumye upfusha ubuntu bw'Imana ubusa? Mbese dukomeze duhererwe ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, impano y'Imana tuyihererwe gupfa ubusa, cyangwa tube abagabo nyabagabo, duhagarare ku byo twizeye, dukundire iyo mpano kugira ngo izadufashe kwinjira mu bwami bw'Imana.